Bakunzi banjye rero ndabashimiye ko mwongeye kunkurikirana kuri Mutesi TV. Aka kanya rero tugiye kujya mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ntabwo twari duherukanye ariko nagarutse. Rero reka dutangire dusenga Imana hanyuma dukurikizeho n'izindi gahunda. Mana turagushimiye, turaguhimbaje kuko uri uwera. Tugushimiye kugira neza kwawe kwishi. Sina ryawe rikuru nirihimbazwe. Waraturinze mu minsi yose yatambutse kugeza amaginga turi bazima. Suko twari beza, suko ari ikiza twaguhaye ngo tubeho, ahubwo n'urukundo dukunda nabyo bishimirwe. Turi imbere y'amaso yawe kubw'umurimo wawe data, tutayiriveke ya anosta birivere enestori veregria andosta ibire. Turakwinginze aka kanya kugira ngo umanukire kutwumva, uyu mwanya umanukire kubana natwe. Aka kanya umanukiye kugira ngo muntu wese wumvira ijambo rigira aho rimuvana naho rimushyitsa mu izina rya Yesu Kristo. Ziriya zobayirive, zina rifite imbaraga, zina rifite ubutware, zina rifite ubushobozi, izina twaherema agakiza ni izina rya Kristo wabambwe. Turasenze ngo imbaraga n'amavuta bibe mu ruhande rwacu, kandi dezonire bonefayini, kimenyetso cy'amaraso ya Kristo kimanukire kudutwikira. Ndakwinginze rero umuntu wese udukurikira yumve kandi yumvire, yumve icyo umushakaho. Nesirikibe nifodrere, byose ni uko dushaka ahubwo bibuko ushaka. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye urakoze, amen. Tugiye kubanza kuririmbana indirimbo y'194 ivuga ngo Mana nduburira amaso yanjye ku misozi, mbega utabarwa kwanjye kwavahe. Mana nduburira amaso yanjye ku misozi, mbega utabarwa kwanjye kwavahe. Mubimbwire kuwiteka ariho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Kuwiteka ariho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Nizemera ko ibirenge byawe biteguza, ikurinda nabwihunikira nisinzira. Imana irinda Abisirayeli, ihora iri maso nisinzira. Imana irinda Abisirayeli, ihora iri maso nisinzira. Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa, Imana nirinda ubugingo bwawe neza. Ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuze gutinya. Ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuze gutinya. Imana niyikurinda ibibi byose iteka, Imana niyirinda ubugingo bwawe neza. Izakurinda amajye n'amaza, none no mu bihe bidashira. Izakurinda amajye n'amaza, none no mu bihe bidashira. Amen. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Imana izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira. Imana niyo murinzi wacu wo kwizerwa. Imana niyo iturinda ibibi byose iteka. Naho ibyakwasamira byaba byinshi, naho ibikurwanya byaba umurengera, ariko Imana izakurinda.
hayi data wa twese, Imana izakurinda amajya n'amaza, nugenda uzagenda amahoro, nugaruka uzagaruka yandi. Imana izakurinda amajya n'amaza none n'ibihe bidashira. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana tubona mu Befeso ibice 6 umurongo w'10. Aravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ku murongo wa 18 uravuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Amen. Jambo riratubwiye ngo ibisigaye dukomerere mu mwami. Ndababwira nanjye nibwira, kuko nanjye ndacyari mu rugendo, ntabwo ndagera iyonja. Nanjye ndacyari mu rugendo, ntabwo ndagera iyonja. Ndababwiza ukuri yuko iri jambo ritusaba gukomerera mu mwami, ngo no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Bivuga ngo Imana yonyine niyo ifite ubushobozi bwadukiza iyi myuka. Imana niyo ifite ubutware bwo guhangana n'izi mbaraga. Imana niyo ifite ubushobozi bwo guhangana n'ikintu cyose gihangaye umwana w'umuntu Imana yiremeye. Ndagira ngo mbabwire ngo ahangaha havuga ngo ibisigaye dukomerere mu mwami, ngo no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, ngo mwambare intwaro zose z'Imana, kuko tudakirana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Uyu muntu witwa Satani afite imbaraga, niyo mpamvu Imana idusaba ko twambara imbaraga. Imana irabizi ko Satani aturusha imbaraga, ni ikinyembaraga kiturusha imbaraga. Mu yandi magambo nasomye ijambo rirambwira ngo izi nyama twambaye n'amaraso ngo ntabwo arizo zitubashisha kunesha Satani, ngo ahubwo icyo Satani atinya mu muntu ngo ni imbaraga z'Imana ziba mu muntu. Haleluya! Jezotere vekire dostayi. Imbaraga z'Imana ziri mu muntu nizo zonyine zakubashisha kunesha Satani. Ariko udafite izi mbaraga z'Imana, Satani ntacyo waba uvuze imbere ye. Ndakwinginze mwene data, ndakwinginze, shaka izi mbaraga z'Imana, shaka ubudahangarwa bw'Imana, shaka uburinzi bw'Imana, shaka icyagufasha kugira ngo iyi myuka itagukandagira. Ku murongo wa 12 niho havuga ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Iyi myuka nasobanukiwe yuko ari ya myuka yamanukanye na Satani, ari ba badayimoni bamanukanye na Satani. Abangaba rero ni babi cyane. Abangaba babasha no gutangira amasengesho dusenga, babasha no gutangira amasengesho dusenga bakayatangirira mu kirere. Ya masengesho usenga y'intege nke, ayo ngayo Satani yafatira mu kirere, abo badayimoni bayafatira mu kirere. Ariko ndakwinginze mbara imbaraga z'Imana. Hari abantu barara barota bari gushikagurika, bakarota barwana n'abadayimoni, ariko izi mbaraga z'Imana nizo zakubashisha kunesha iyo myuka. Abarozi barara bazenguruka inyuma y'urugo rwawe, ndakwinginze ambara izi mbaraga z'Imana, kuko baba baje bashaka kugira ngo mu by'ukuri
bakumare mu mwuka, bakumare mu mwuka. Aba bantu baba bashaka kukwica, nta by'amahoro baba bazanye iwawe. Ariko mu bundi buryo hari igihe ntekereza ko aba barozi iyo baje iwawe mu by'ukuri nta mujura wahaza. Ubundi mu by'ukuri aba barozi iyo baje iwawe nta mujura watera urugo rwawe, kuko umujura aramutse aje ku rugo rwawe nimubareke baze, Imana ibifashishe nk'abarinzi bacu. Icyo nzi cyo, iyo wambaye izi mbaraga uyu murozi nta guhangara, nta n'ubwo agushobora. Razere bone fode siri kontayi. Ndakwinginze mwene data uri kunyumva, mwene data unteze amatwi, ntugatinyishwe n'imbaraga z'umwijima, ahubwo ambariza imbaraga z'Imana, nizo zizakubashisha kunesha Satani. Noneho uyu murongo wa 18 niwe utubwiye ngo musengeshe umwuka iteka, ngo mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musengere, musabire abera bose. Haleluya! Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Iri jambo riratubwiye ngo dusengeshe umwuka iteka. Mu yandi magambo, abantu, intwaro ya mbere Satani yabanje kubanyaga niyo gusenga. Yabanje kubanyaga impano yo gusenga. Iyi ntwaro yo gusenga niyo itubashisha kunesha Satani. Iyi ntwaro yo gusenga niyo ituma Satani atabona hamenera, atabona icyumba yameneramo, atabona icyuho yameneramo. Ndakwinginze mwene data,